Ngaba abakobwa 10 ukwiye kuba inshuti nabo. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane, abakobwa 10 ukwiye kuba inshuti nabo. Impamvu tugiye kuvuga kuri iyi ngingo cyangwa se impamvu tugiye kubivugaho ni uko inshuti tugira zigira uruhare rukomeye mu buzima bwacu, zishobora kuduteza imbere cyangwa se kudusubiza inyuma. Niyo mpamvu tugiye gufata kano kanya tukaba twazivugaho. Reka rero turebe abo bakobwa uzabona ukavuga uti niba yaba umwe cyangwa se niyo naba mfite inshuti nke ariko nkagira umwe mu buzima ushobora kuba wangirira akamaro mu buzima bwanje, bwaba bufite agaciro gakomeye. Umukobwa mbere tugiye kuba twarebera hamwe, umukobwa uzi kuganira neza. Ni wa mukobwa ushobora kwicisha bugufi cyangwa se ni wa mukobwa mushobora kwicarana nawe mukagirana ibiganiro bifite umumaro, akumva yaguha inama nziza, atari wa muntu ukubaza ibintu biterekeranye cyangwa se ukumva ni wa muntu uhora uvuga ubusa nta kintu kizima ushobora kuba mwaganira. Inshuti nk'izi zigufasha kumva ko ufite umuntu ukubonamo ubunyempuhwe cyangwa se ukubonamo ubumuntu. Inshuti ya kabiri tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video, umukobwa ufite icyerekezo. Ntabwo aba atekereza gusa iby'uwo munsi, aba afite gahunda y'ejo hazaza. Mu bintu muganira higanzamo ibintu by'iterambere. Niba ari amasomo afite plan yo kuyasohoza, niba ubuzima abutekerereza iterambere. Kuba inshuti y'uyu mukobwa bituma nawe utekereza kure, ntugume aho uri gusa, ahubwo ukaba washobora kuavansa mu iterambere cyangwa se mu kuba washobora gutera imbere. Umukobwa ukunda gukora cyane niwe mukobwa tugiye kuba twareba, niwe wa gatatu. Niba uyu mukobwa akunda gukora cyangwa se ni wa mukobwa utita ku ahazaza he cyangwa se ukunda gukora cyane, utitaye ku bandi bantu bazaba bamufungura iterambere, akora cyane yihangira imirimo cyangwa se akora ubushakashatsi hirya no hino. Kuba inshuti rero n'uyu mukobwa bituma nawe yumva ko agomba gukora aho kwicara gusa gategereze umuntu uzamugira akamaro cyangwa se umugabo ufite nk'amafaranga, umugabo ufite ibintu bitandukanye. Uyu mukobwa uzi kwihangira imirimo nawe wagombye kuba inshuti nawe. Umukobwa ufite icyubahiro, ahangaha ndavuga yubaha abantu bose, yubaha abakuze cyangwa se abato. Ntabwo mu kubaha arobanura ngo uyu namwubaha bigendeye kuri ibi, nta kwivanga mu byo adafitiye umumaro, nta kwivanga mu bitamureba. Kuba inshuti ye bituma nawe wongera agaciro mu bantu igihe muri kumwe cyangwa se igihe mushobora kuba mugendana. Ntabwo uyu mukobwa ashobora kuba yaguteza ibibazo. Umukobwa w'inyangamugayo, umukobwa ugira ubunyangamugayo bwihariye cyangwa se ugira ubunyangamugayo muri rusange, nawe uyu mukobwa ntajya abeshya cyangwa ngo abe akubeshyera. Uyu mukobwa nawe nakugira inama ko ari umukobwa w'ingenzi. Iyo agerageje kugusangizanya ikintu agikora nk'uko mwabivuganye. Ni inshuti igufasha mu buzima igihe cyose ushobora kuba wahura n'ikibazo cyangwa se igihe cyose mwagiranye amasezerano. Uyu mukobwa niba muri inshuti ntakagucike. Umukobwa uzi gusangira neza n'abandi bantu cyangwa se uzi kunga ubumwe n'abandi bantu. Iyo afite ikintu gito cyangwa kinini agisangira n'inshuti ze. Uyu mukobwa ntagira ubugugu, nawe mwakagombye kuba inshuti. Kuba inshuti ye bituma nawe wiga kugira umutima wo gufasha cyangwa se kugira umutima w'impuhwe. Bityo uyu mukobwa muri inshuti menya yuko utazicuza mu buzima bwawe.
Uyu mukobwa ni akamaro kanini cyane gakomeye, nawe ushobora kuba wamufata neza ku buryo burambye. Umukobwa uzi kwishimana no gusetsa, uyu nguyu nawe ni imwe mu bakobwa ushobora kwifashisha igihe nawe uri kumwe nawe, ntago wazicwa n'agahinda. Ubuzima bwacu bukeneye abantu batwongerera ibyishimo. Ni umuntu utuma ukumara stress igihe wahuye n'ikibazo, ndetse igihe usetsa agasetsa, cyangwa igihe usetsa akaba yagusekera, igihe ubabaye akaba yagufasha kubabara. Uyu mukobwa nawe ntakagucike kubera ko ni ingenzi mu buzima bwawe. Kuba inshuti ye bizagufasha kubaho udaheranwa n'agahinda, cyangwa se udaheranwe n'umubabaro uremerewe, kubera ko igihe muzaba muri kumwe ashobora kuzagufasha mu buryo butandukanye. Umukobwa ufite ubwenge rero, umukobwa ufite ubwenge aba azi gufata ibyemezo byiza, ntajya yiha mu bintu bidafite umumaro. Uyu mukobwa nawe yakugeza kuri byinshi, azakubwira ati oya ibi ntibikore, ibi ntago bikwiye, ibi ko dukora ibi, dukore gutya, dukore ibi, kandi ibyo bintu muzakora mukabona bifitiye akamaro gakwiye gukora kuba wagakora. Kuba inshuti ye rero bituma ugira imyumvire iha agaciro ahazaza hawe, bishobora kuba yaguteza imbere. Igihe uyu mukobwa muri kumwe, ndahamya ntashidikanya ko ushobora kuba wazicuza mu buzima bwawe, nawe ni agaciro. Umukobwa rero tujye kurebera hamwe, umukobwa ufite ubutwari ni umukobwa udatinya kuvuga ukuri igihe waba uri mu makosa, umukobwa udatinya kuguhana, umukobwa igihe waba ugiye gukosa akaba yagukebura, umukobwa udatinya kuvuga ati nimubwize ukuri urarakara cyangwa se ari bugende guca. Uyu mukobwa arwanya akarengane kandi aharanira icyiza. Kuba inshuti ye rero biguha ubutwari bwo guharanira ukuri. Uyu mukobwa nawe nakugira inama yo kuba atagucika, kubera ko ni ingenzi cyane mu buzima bwawe, uramukeneye. Niba umufite rero ntakagucike. Ku mwanya wa 10 rero, umukobwa ufite urukundo n'umutima mwiza. Uyu mukobwa akunda gufasha, atanga urukundo atitaye ku nyungu ze bwite, atitaye kuba wenda weho umubangamira cyangwa se kuba hari icyo agukurikiyeho. Uyu mukobwa nawe nakugira inama yo kuba atagucika, kubera ko ni ingenzi. Ni umuntu uba ufite icyerekezo, cyangwa se akagufasha utabanje kwibaza ngo azabihombera he, azungukiramo iki. Uyu mukobwa nawe kuba inshuti ye bituma nawe wiga kuba umuntu w'umutima mwiza. Uyu mukobwa nakugira inama y'uko atagucika. None se muri aba bakobwa 10 nagiye nkubwira, usanzwe ufite inshuti zawe zimeze gute? Ese mu bakwegereye wumva ni izihe inshuti ubonye utagombye kuba washyira muri ubu buzima? Ese inshuti zawe zose zimeze gutya? Tekereza neza inshuti zawe zishobora kuba imbaraga kuri we igihe uri kumwe nazo, cyangwa se igihe ufite intege nke kuba zakuba hafi. Guhitamo inshuti nziza bigufasha kubaho mu buzima bwiza bufite icyerekezo n'icyubahiro n'iterambere. Ni ngombwa kugira ngo umenye umukobwa muri kumwe, niba ushaka gukomeza kubona ibintu byubaka n'ibintu, ntuzibagirwe gukora subscribe, like, usangiza abandi izi video kugira ngo uzabashe kuba wabona ibiganiro byiza by'iterambere bishobora kuba byakugirira akamaro uyu munsi n'ahazaza hawe. Ni ngombwa kugira ngo umenye inshuti muri kumwe, inshuti ishobora kuba yagutabara mu kibazo, inshuti nyanshuti ishobora kuba itagutererana igihe ufite ikibazo, cyangwa se igihe ufite agahinda. Menya inshuti mugendana nazo, zaba iz'abakobwa, iz'abahungu, nayo ndaze nzivugeho. Ukande subscribe, ufungure inzogera kugira hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Njye mwari muri kumwe muri iyi video nitwa Uwiragiye Dani. Twibagiye gusharinga iyi video kugira ngo n'abandi barusheho kunguka ubumenyi butandukanye, kugira ngo
video ije ibageraho buri kanya cyangwa se nk'uko mubyifuza, ntibibagirwe gufungura subscribe. So guys, hasta la vista, ndabakunda cyane.